tayari yesirika nongere gusuza kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane uretse mu cyitwa by'isi twifurije kugira amahirwe mushense ibyo kora byose bigene neza tariki 5 nkuko ubyifuza abirumvikana turi ku masaha y'igitondo turi ku munsi wo ku cyumweru itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 muri kano kanyero mu twemere turebere hamwe ibyamakuru mashyana none atungura cyane urugamba rukomeje kindubira hano ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ni ibintu maze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane ni ibintu maze kuba bihindura isura mu buryo budasanzwe by'umwihariko ni mu bice bigitandukanye by'iki gihugu cya Kongo. Uwitwa Colonel Nanga yatezwe ambush abo bari bari kumwe bose babasha kuba basiga ubuzima abari bubasha kuba uyirokoka. Turagenda atubigira ko gataro kuri gatano Kivu y'amajyepfo by'umwihariko ikibuga cy'indege cya Kavumu hongi kubera amahano akomeye cyane abacancuro b'abazungu bafatanyije na wazano ndetse n'ingabo z'Uburundi arizo FDNB bongi kuba bakora agashya kadasanzwe bafata indege za M23 zose bazirowaho urufa rw'amasasu aho zaje kuba zose zihira kuri kibuga cy'indege cya Kavumu. Nimwe kandi akomeshye hanakorwa ibikorwa byo kwigarura iki kibuga cy'indege cya Kavumu ku ruhande rwa coalition ya leta y'igihugu cya Kongo. Ndagenda ambi kugiramo gatano kuri gatano sibyo gusa ko ndagenda ngubwira ko geza amagingwa mu marembo ya Goma by'umwihariko ni mu kibaya cya Nyiragongo ndetse no mu birunga bya Nyiragongo rwose akomeshye haka umuro mw'abantu mwe nubwo bakomeshye babibabwira ariko mugashaka kwifata nkaho ari ibintu byoroshye ariko ahitwa Nyiragongo ibintu ntago byoroshye habe na gato. FDL zamaze kuba zifata icyemezo cyo gutangiza urugamba karabutaka rwo kuba azakwirukana M23 muri uyu mugi wa Goma. Nabyo ndagenda mbikugezaho. President Everett Ndayishimiye yafashe umwanzuro ukomeye cyane ku nyeshyamba za FDL ndetse n'izi nyeshyamba z'urubyiruko rwa Wazarendo ziri ku butaka bw'ikigo cya Kongo. Ni muri bya biganiro by'ibanga byari bikomeye cyane byakomeza kugenda bibera ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi aho izi nyeshyamba za M23 abayobozi bazo bari bamaze kuba bazindukira cyangwa se bakorera uruzinduko kugira ngo baganire n'uyu President Everett Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Nabyo ndagenda ambi kunyuramo gatatu kuri gatanu amakuru ku byo baganiriyeho ndetse n'ibyemezo byafashwe yose twamaze kuba atuyakabuta tuyafite ahangaha ndagenda nyakunyuriramo gatano kuri gatano. Asibyo gusa kuko Kivu y'amajyepfo by'umwihariko ni muri mogi wa Bukavu umuhanda Bukavu Mwenga ndetse na Kamitunga ni imihanda kuzamagingwa rwose iriho bariyeri zikomeye cyane kuko zamagingwa amasaha y'igitondo bikomeje kugenda bitangazwa ko abaturage bakomeje kugenda abava mu byabo. Amakuru akavuga ko rero by'umwihariko n'urugamba rugiye kuba aruhatangira n'urugamba bikomeje bitangazwa ko rero ari abacancuro abazungu banatangiye kugenda by'umwihariko banakora ibikorwa byo kwigireza ibitwaro mu bice by'itandukanye bihana imbibi n'uyu mugi wa Bukavu. Reka tureke kuba twavuga by'umwihariko umugi wa Uvira kuko kuzamagingwa nawo uri mu migi wamaze kuba ifatirwa ibyemezo bikomeye cyane by'umwihariko n'izi nyeshyamba za M23 cyangwa se n'abayobozi b'izi nyeshyamba ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ni ibyemezo birimo rero kuba izi nyeshyamba zitagomba kuba zafata uyu mugi wa Uvira. Byose ndagenda ambikugezaho gatanu kuri gatanu uko byakomeje kugenda abitugeraho. Asibyo gusa ndagenda nanakubwira ko rwose ahitwa Warikare ndetse n'ahitwa muri Toyota ibintu naho ibintu bitoroshye habe na gato nyuma yuko n'ubundi komishikenda bitangazwa ko abacancuro abazungu bakomishikenda naho baherekeza imitutu y'ibitwaro byabo karahabutaka bigamije kuba rero byahacungira umutekano. Hamwe n'andi makuru menshi cyane komishikenda agarukwaho hano ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice by'ibitandukanye byo muri Tetwari ya Warungu ndetse na hano muri Kivu y'amajyepfo ni byinshi bikomishikenda bihavugwa nk'uko komishikenda uwumva ko tukubwiye ingingo z'ingenzi zitandukanye byo tugiye kuba tubiva imozi n'umuzi wa 3 kuri 5 cyo gusaba nakindi nyereka ako turi kumwe ukande kuri subscribe usige igitekerezo cyawe angwa muri comment bijyanye n'amakuru dukomishikenda atukugezaho by'umwihariko biraza kuba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu ureremo angwa muri comment untitubana 3 kuri 5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tugezaho umunsi ku munsi. Ariko kandi nanakwibutsa ko rwose mugihe waba ukeneye kubona amashusho ndetse n'amavideo yerekeranye n'ibikomeje bibera ku rugamba bw'igihugu cya Kongo wabasha kuba ubibona uciye kuri link ya channel yacu ya WhatsApp twamaze kuba dupininga aho ngaho muri description ndetse naho ngaho muri comment twamaze kuba rwose dupiningamo link igomba kuba yagufasha kuba wagera kuri iyo channel yacu WhatsApp bityo ukihera ijisho ikerekeranye n'amashusho y'urugamba rukomeje bibera kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Gatanu kuri gatanu reka tuve imozi n'umuzingo none noneho mu buryo burambuye aya makuru cyangwa se zimwe z'ingenzi z'amakuru tumaze kuba tukugezaho niba amaze gukora ibyo ngibyo rwose muhaye ikaze.
Yes, reka twihuse cyane rero nabyo gutinda n'ubundi biri hamwe ibya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi bizindutse bivugwa cyangwa se bibera no ku butaka bw'igihugu cya Kongo aho kugeza amagingo ya amakuru y'utwo cyane ko mushikenda atugiraho ari amakuru yerekeranye no kuba rero witwa Colonel Nanga yaje kuba ategwa ambushi n'ingabo z'igucyuru ndetse n'izinyeshyamba zo mu mutwe wa Wazalendo ni ambushi kugeza amagingo ari komushikenda bitangazwa ko uwitwa Colonel Nanga yaje kuba ayirokoka ariko bigatangazwa ko abo bari kumwe bamaze kuba basiga gatwe amakuru akomesigenda avuga ko mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo akomesigenda abira ibikorwa bidasanzwe nyuma yuko uyu mutwe wa mama 23 abayobozi bawo bakuru ngo bari bamaze kuba bagirana ibiganiro na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ni ibiganiro mu by'ukuri byabaye mu ibanga rikomeye cyane ariko ibi biganiro ngo bikaba byafatiyemo imyanzuro ikomeye cyane n'imyanzuro irimo rero kuba izinyeshyamba za Wazalendo ndetse n'izinyeshyamba za FDL ngo zigomba kuba rero zava ku butaka bwa kiriya gihugu cyangwa se zigomba kuba zahigwa zikabasha kuba zava ku butaka bw'ikigo cya Kongo ariko kandi andi makuru nayo akavuga ko ibintu bitoroshye habi na gato bitewe nuko by'umwihariko umugi wa Uvira wasabwe kuba warekurwa by'umwihariko kabasha kuba utabiramo uru rugamba rukomeje kenda rutegurirwa ndetse rukomeje kenda runawugira amajanja ibi byose rukomeje kenda bikurikirwa n'ibikomeje kenda bivugwa Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri uyo mugi wa Bukavu ndetse no mugi wa Goma aho umugi wa Bukavu imihanda ya Mwenga Kamitunga ndetse n'uyu muhanda nyine wa Bukavu byose bikomeje kugenda bitangazwa ko byamaze kuba abifungwa mu buryo bukomeye cyane bariyeri zamaze kuba zikirwaho bikomeje kugenda bitangazwa ko izi bariyeri zikomeje kugenda by'umwihariko zibuza abaturage kuba bayicamo ndetse bikanatangazwa ko hakomeje kugenda hifashishwa inzira z'ubusamo zigomba kuba rero zatuma izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa coalition ya leta y'igihugu cya Kongo zongera kwigarurira uyu mugi wa Bukavu amaze igihe cyangwa se bari bamaze iminsi bakubita agatuki kandi bifuza ko bagomba kuba bakongera kwigarurira ugasubira mu maboko y'ingabo za leta y'igihugu cya Kongo. Si ibyo gusa rero kugeza amagingo n'ubundi ibintu byo bikomeje kugenda hindura isura mu buryo bukomeye cyane muri iyi Kivu y'Amajyepfo aho amagingo aro mu bice by'ibitandukanye komeje kugenda humvikana ibikorwa by'imirwano by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho bikomeje kugenda bitangazwa rwose abacancuro b'abazungu bamaze kuba by'umwihariko banahagaba igitero karabutaka ngo cyaje kuba gisiga indege nyinshi cyane z'abarwanyi ba mama 23 zari ziparitse kuri kibuga cy'indege bamaze kuba bafata ngo zamaze kuba nazo zitwikwa zigashumikwa mu buryo bukomeye cyane ariko kandi bikanatangazwa ko rero urugamba rwikomeje n'urugamba n'ubundi ngo rugamije kuba kigo cy'indege cya Kavumu kigomba kuba cyabohozwa ku ruhande rwa coalition ya leta igihugu cya Kongo by'umwihariko cyamara kubohozwa no akaba aricyo kibasha kuba cyajya kifashishwa mu guhagurukiraho indege karabutaka zinambara z'igihugu cya Kongo ndetse kikanashyirwaho ibindi bitwaro bigiye bitandukanye dore ko ibi byose ku rugamba rukomeje kugenda rubera muri Kivu y'Amajyepfo ibyerekeranye no guhagurutsa indege ndetse n'ibindi bitwaro byose kuzamagingwa n'ahandi hantu bikomeje kugenda abibikwa usibye ku butaka bwa hariya ibujumbura ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nacyo gikomeje kugenda n'ubundi kishyira mu ntambara ikomeye cyane gishobora kuba n'ubundi cyasakiranamo n'izinyeshyamba za mama 23 ariko kandi tutaretse n'ingucy'u Rwanda kuko kugeza amagingo ya uyu Evariste Ndayishimiye